hanyuma icyo Muhanga ishingira iravuga ati uyu mugabo witwa Mirembe Christian noneho bo batanga ko atari ko nuza ibivugwa nubango lisansi ya junior banditse watanga Christian Mulembe not Mirembe bango bararihindura kugira ngo izina ritarihinduka ritari muri federation rigarukanga ryari ritagarukanga nk'itiri muri Rwamagana ritari ba Mulembe not Mirembe none bakavuga bati rero uyu Mirembe urumva none nuza igiye gukora liste Espoir y'abazamu yandika watanga Christian M nago bashyiraho ngo Mulembe cyangwa Mirembe kandi yitwa Mirembe so muri federation bafite Mulembe so ubwo urumva rero AS Muhanga yagaragaje ibyo bimenyetso byose yabitanze ku munsi we bigize gushyirwaho na RGB mu buryo bwo kugira ngo banonosore amategeko ya Rayon Sport Murenzi Abdara Tadeo hakiyongeraho n'umuntu bita Hilary akaba rero hari izindi nama ziri Kigali zimwe ejo zivugaho zirebero zo zamaze gutora komite ya Rayon Sport nayo iyo komite ngo igizwe nande president impamvu ari batanye kuvuga Tadeo ariko impamvu Tadeo bamuvuga nuko yemewe n'iki na RGB aremewe kuko no mu matora aricaye muri BK Arena azaba ari no muri iyo mwiherero bivuze ngo rero ni icyifuzo babagabo bamugejeje agenda bwirende retired so muri Kigali University biri kuvuga ko Bruce Melody adashobora kutazahagaragara kubera uburwayi ejo tuzadufite amakuru y'indani y'indani ntago azahagaragara Bruce Melody agiye gusohora indirimbo bita Sowe izasohoka mu kwa gatandatu yagomba kuba ari bukore album launch muri kwezi kwa gatanu yayiteye ipine ntago izasohoka indirimbo yitwa Sowe nababwiye ko na Pifra na Bulldog nyuma yuko bari bagutegura ngo barwaye amaso ngo nimba bayita conjunctiva villa amaso y'amarundi aratumaze barwaye amarundi bamaranye iminsi ubwo projet bibaye ihagaze projet indirimbo igomba gusohoka izasohoka ryari yagomba gusohoka ubundi muri iyi weekend ako Pifra so indirimbo yiwe ari wenyine projet Tough Gang yagomba gusohoka muri no weekend kandi tutegereze turebe kuko boss wabo ni The Ben kano kanya arabayoboye niwe shaka kugarura Tough Gang nawe azaba irimo se Diamond na Zuchu basubiye mu rukundo naranurwa imitwe yaba ari Dubai barabakoze event bari kumwe ya postinze ngo this Dubai so rero uyu muvandimwe akaba yamaze kumvikana n'ikipe yo muri Saudi Arabia yitwa Al Jubai iyi ni ikipe ikina muri Pro League n'ubundi muri championnat icyiciro cya mbere ibintu byose byararangiye visa ibiki byose mugongo yarabibonye ategereje niyo basigaye posting amafoto ari kumwe na Jude Bellingham ngo turasa nayo wabonye se ubwo ategereje ko transfer windows ifungura muri Saudi Arabia zizafungura le premier nabo agiye gukina muri championnat kinamo Cristiano Ritade yavuze ko abare niba mugira icyizere azagumaho ikintu nshaka ku inama ikora cyangwa uyumwiherero Ritade nagenda muri kirabareyo ibyabo ababwire ati mwabareyo dore ikipe yanyu aho nyisize ngaha uko muri abafana mwemewe na RGB mwishake mubayobora mwishake nubango tugiye gutangira recruitment Rayon Sport mbaye nyiretse ngiye kwiruhukira igihe cy'amatora nikigera muzatora mushaka avuga ati nta yindi manda shaka niwe muntu wa mbere wabukoze igikorwa cy'ubutwari ubuyobozi buraryoha ingomira rura ariko ya Stade ni hatari ubuyobozi buraryoha so none se we uprefera umwe muri abo bantu bari mu nama twongeho nabo bantu RGB yemera uprefera ko Murenzi ari wowe wabufite Rayon Sport Murenzi bamuhaye Rayon Sport mvuga ukuntu ibintu byagenda iby'amafaranga sitake we iki wenda reka tubabwire ngo ibihe byiza cyane kuri mwe mwese mukurikiye cyangwa se mwese mukurikiye The Bond Steve Entertainment we make sports entertainment murabizi ko ariyo murongo twafashe ni uyu munsi tumeze neza cyane kuri uyu wa kane murabizi ko mbandi kumwe na mugenzi wanjye igitondo kizazati MC Yaman. Sari mu gitondo ra. Ni gitondo cyiza ni mu gitondo twe turi mu gitondo. Ni gitondo cyiza. Raterwa n'umuntu urabona ikiganira igihe kibonera kuko ushaka kuba mu gitondo mu Rwanda. Nde wenda ari reka dusuza abantu bari muri Amerika ubu ni nijoro. Ijoro ryiza kuri. Ubu ngubu ni nka saa 11 zo mu gitondo. Ni byose. Ariko umuntu uri muri Australia agiye kuryama.
wagiye kubyara. Ijoro ryiza ku bantu bari muri Australia. Kubera ko turi worldwide cyangwa se tukora hirya no hino ku isi, ubwo wewe udukurikiyeho hari wose uherereye, reka tukubwire ngo waba ari nijoro ugira umugoroba mwiza, waba uri ku manywa, waba uri mu gitondo, biraterwa na udukurikiye. Uri ubwo twasuje aba diaspora muri rusange. Reka dusuze n'aba diaspora mu Biryogo. Igicamusi kiza aba diaspora. By the way, reka dusuze n'abantu bakunze ikiganiro cyacu ko nabonye rwose ari hatari. Nabonye ibintu bimeze neza cyane, bagiye baduha ama message ameze neza cyane. Uwo bita Emi uba aho bita muri Canada yavuze ati suriza kibaya cyane. Mubwire ga code limit kari gukora. Imibare 10 ushaka kuyimuha. Imibare 10 ndayimuha. Ariko ndamusoje nanjye Emi n'umukunzi wacu cyane. Reka tukomeze abantu ariko ngo ikisho bayishimiye. Isho nibayishimira bazishima cyane kuko dufite byinshi cyane, byinshi cyane. Kiba barabizi ko ikiganiro cyacu kiba kiri mix, kiba ari sports entertainment kugira ngo turebe uburyo biba byifashe byose. Ngiye nitwa Jonathan Azad ndi kumwe na MC Kibaya. Kiba duherehe. Reka tubanze tubahe ingingo z'ingenzi. Tubakubite aho tugiye kugira. Ngewe umunsi ejo nabandondoshejeho gato kuri operation ya Espoir na Muhanga. Uyu munsi none mfite ikirego cyose. Oya. Bitarenze uyu munsi Muhanga irabamenye igisubizo, ariko hajemo ingufu noneho zikomeza abantu muri Ferwafa batangiye kugisunika ingufu zikirere. Espoir izamuka. Ariko Espoir nabonye amanyanga ifite mbona ari hatari. Ndabifite no munsi turi nabyo, mfite transfer nk'ebyiri. Mugunga If yabonye equipe. Yego nabibonye. Kubigarukaho. Oziana Kennedy nawe yabonye equipe. Oya, Oziana Kennedy wa Bugesera. Nawe aranyanyagira muri Kosovo. Umwe wakubise Youssef Rap. Uriya n'umukarateka kujya muri Kosovo. Ni inshuti yanjye bayida, ni inshuti yanjye. Ubwo no muri Rayon naho bimeze bite? Turaza kubacangamo ibintu. Umwiherero wabaye umwiherero. Uyu munsi turakubita liste y'abantu bazajya mu mwiherero. Nicyo cyo twabemereye. Dukuyemo umuntu bitanamenye Patrick watangiye konje. Impamvu nawe atari bujyo turayivuga. Hano turafite ni indake, nayo mu ndake nta bindi. Indake niyo nyine, ubwo namenye nawe turaza kusosengura impamvu. Abantu bari gushaka recruitment za Rayon Sport ntazihari kano kanya. Ni ibivugwa bitari byashyirwa mu bikorwa. Ntago uko bihari nuko transfer window zo mu Rwanda amakuru mfite nuko zatangiye ku tariki ya mbere. Icyo mfite kuri Rayon Sport nyuma y'umwiherero bamaze kumenya umwanzuro wa komite nibwo bazatangira kuvugana n'abakinnyi. Ubwo urumva nyine turaza kuba tureba se uyu mwiherero uteganyijwe ku munsi w'ejo ugamije iki, byose tugiye kubinjiramo indani muri Lion. Nuko meze showbiz imeze bite? Muri showbiz kuntu bimeze rero, ubu Diamond na Zuchu bari mu munyenga w'urukundo nyuma yo kumara igihe kinini batari gukundana. Umwe yara unfollowing undi kuri Instagram. Diamond nyuma za gukurikirana Zuchu nimugora bagaragaje amafoto bari Dubai mbere gukora concert. Urukundo rwagarutse bari ku mamota ameze neza. Abara Diamond ashaka gukora indirimbo. Ibintu by'urukundo niwe muntu nabonye ibintu by'urukundo bitabireba. None se ko Zuchu yari yarahukanye? Diamond ngiye nabonye akoresha reka turabivugaho, reka turaza kubisesengura neza. Kigali Universe mushaka gutungurwa na Bruce Melody atitabiriye Kigali Universe Open. Ugataje kandi ari uzaba ari kapiteni w'ikipe y'abahanzi, bizagenda bite? Birashoboka kubera ko kapiteni iriyanda Kenisol n'umufootballer kuri zitatu akinisha imoso imeze neza cyane. Kenisol akinaga muri Vision ndamuzi yazi gukina z'umupira. Ariko si ibyo gusa kuko tubafitiye no ku nkuru muri entertainment, tubafitiye inkuru yuko Bulldog na Pifra bahise barwara amaso y'amarundi. Bagiye barwaye amaso y'amarundi kandi bari bafite ingoma ya Tuff Gang igiye gusohoka bagiye kora tuwa yayo. Yego barwaye amaso y'amarundi. Kivumbi reka mbabwira ka Epic keza mugomba kureba ka Kivumbi kitwa Ganza kariho bonus track bita Wait mwakunze cyane. Akoko ntago turi bivugeho nuko nkuko bimeze. Nuko uyu munsi wa show yacu yubatse. Reka nongere mbabwire indi ndirimbo Bwiza na Dani Vumbi. Ni Danje mwana wa mama remix. Yasohotse soon. Bagiye gukora remix. Yarakozwe yaranarangiye. Nimugore wamva mu kiganiro nahuye na Mico ari kuva ku kabari ntamamariza kwa Dani Vumbi kandi nibyo bari barimo. Indirimbo ishaka kuba yarangiye. Sound ari kiriho. Neza bimeze neza. Uratagiye. Ndebe iriyo nabonaga wabigisa. Okay, anyway reka ubwo
duhere muri siporo. Duhere muri siporo niho twara abacanze. Duhere muri showbiz uyu munsi duhere muri siporo. Ndashaka umere kuri operation ya Muhanga neza. Operation ya Muhanga none nazanye version nshya. Ejo twari turi kuvuga ukuntu Muhanga Kufite n'ibimenyetso. Tayari ndafite na lisanse dore ngiyi. Dore n'ikirego ndi ndacyo. Ubu mvuye mu ndake ngewe ntago wanyishe. Impamvu nayimenye. Mvuye mu wango ejo twari turi kuvuga ko tugo turakosoro gato kubera ko iyo amakuru akiri mu ndake tuba turi gushaka information tugitohoza neza. Wa mukongomani twavugaga wakiniye ku mazina y'umwana wo muri junior turakosoro gato ahubwo uwo mukongomani niwe bagize umujunior. Baraje nuwango junior itegeko rivuga ko batagomba kuba barengeje 20. Yego ariko akajyamo abakinnyi batatu bakuru. Yego Muhanga Espoir yarujuje 30 list irayuzuza yongeramo n'abajunior batatu n'uyu wa kane bagira no squad y'abantu 34 bitemewe. Urumva gomba kumanuka. Urumva igira squad y'abantu 34 n'amazina nayazanye. Urumva umukongomani yitwa nde? No kuvuga ngo uyu mukongomani yavutse mu mwaka w'1993. Ubwo tufate na 1990 kuko nyine n'umukongomani ni na gatatu. Urumva yitwa Christian Watanga Milembe. Urumva bamuzanye muri AS Muhanga muri Espoir iriya sezo ishize yakiniraga ikipe ya Rwamagana, yari umuzamu w'ikipe ya Rwamagana. Ruremesha urabizi ko yari yungirijwe na Romami Marcel. Yego ndabyibuka kandi Romami Marcel ni uri gutoza Espoir. Kandi noneho hari umuzamu bari bafite mbere wagize ikibazo ntiyakina bahita bamuzana igitaraganya yaje nko kuri junior ya 5 gutyo. Noneho bamuzana bararangije kuzuza list. Ubwo rero bashaka ahantu bamucomeka kugira ngo bagire umuzamu mwiza barangije bamugira umujunior ku myaka 93 ufite imyaka 30 n'ingahe ni 2 ariko azari wa 34 ubwo ngo ni wa 34 nawe cyambere cyabya kandi junior bitemeye ko utagomba kurenza imyaka nuko hagomba kubamo abatangije imyaka 20 nta na junior y'abanyamahanga ibaho ntago bawemere nuko ngo nta munyamahanga wemerewe muri junior. Yego hano mu Rwanda. Ubwo rero no kuri lisanse handitseho ko ari under contract nuko na amateur naga ari contrat professionnel afite. Hanyuma icyo Muhanga ishingira iravuga ati uyu mugabo witwa Milembe Christian noneho bo batanga ko atari ko nuza ibivugwa nuko lisanse ya junior banditse Watanga Christian Mulembe not Milembe wango bararihindura kugira ngo izina ritarihinduka ritari muri federation rigaruka nka ryari ritagaruka nk'itiri muri Rwamagana ritari ba Mulembe not Milembe. None bakavuga bati rero uyu Milembe urumva none nuza igiye gukora liste Espoir y'abazamu yandika Watanga Christian M nago bashyiraho ngo Mulembe cyangwa Milembe kandi yitwa Milembe. So muri federation bafite Mulembe. So ubwo urumva rero AS Muhanga yagaragaje ibyo bimenyetso byose yabitanze ku munsi w'ejo. Ikirego cyo sindi bukijyeho kubera ko gifite ubwo baciriyemo muri make buryo twasimeze bivuze iki rero bivuze ngo uyu bitarenze uyu munsi. Yego ubwo ikiganiro cyejo tuzaza dufashe umwanzuro kuko ni nabwo uyu munsi turi bumenye uko amatsinda ahagaze. Akaboko kaje muri nakaye akaboko karimo sasa rero nukuvuga ngo ejo batanze ikirego abantu muri federation babwira ko bari bize ngo byaba byiza nuvuga ngo batanze ikirego hagati mu irushanwa kandi ikibazo bari bakizi ngo reka n'ubundi irushanwa rirangire bazagitange nyuma ntago bashaka gutanga ubutabera. Urumva nkibaza Muhanga ibiretse ishaka gukina playoffs ngo n'ubundi Espoir niyo yatsindwa ikipe zakiriye playoffs n'ubundi to suppose ko Espoir yazamutse bagasanga ifite amanyanga bahita batwariye ya gatatu Muhanga n'ubundi yabihombeyemo. Muhanga rero gushaka gufatirana
batarakina playoffs bafitanye umukino ku cyumweru kugira ngo itibi ya gatatu bitaragera muri playoff kine playoff cyane kugira kinya playoff ntago ariyo bafata of course nuwango ikibazo cya AS Muhanga na Espoir naho kigeze na Ivoire Olympique nayo yanditse nabikubwiye shaka amanota 3 yabo yakuweho yarayitsinze kandi yakinishije n'uwo umukinnyi yarakinnye ubwo biravuga ngo match zose yakinnye uwo mukinnyi abantu 3 mu makipe ari bo yakeneye cyane nuko bimeze iyo ni inkuru ya mbere muri siporo kandi nzitwarane n'izi ngine ama transfer mfite hanyuma ariko Rihungu kwizera Rihungu Janvier ya polisi yamusezeye nyuma y'imyaka yaramazemo imyaka 4 yaramazemo igihe siwe mukuru wa Jean Pierre hari ariko buri Rihungu na Gahungu bo ntago bavukana ntago ari Rihungu na Kwizera Janvier Rihungu avukana n'uwo bita Jean Pierre wo muri APR baravukana abo ngabo ndabizi cyane kabisa icyo nicyo ubwo Rihungu ubwo nawe agiye kuba free nura nawe arajya mu cya kabiri arasohoye aragiye Bugesera kwenda ikise arasubira iwabo aragiye Bugesera cyangwa Musanze babibonye ko kuri social media zacu twanditseho ko wo bita Mugunga Yves Cavani barabizi ko yari intizanyo ya APR yego aza gusesa n'amasezerano na Kiyovu yari sezimwe yarasigaje n'ubundi muri APR bamutuza Kiyovu Sport baza kugirana ibibazo cyo kudahembwa baramuhagarika yego Kiyovu iramuhagarika ariko ubwo urumva sezo yagombaga kurangira yararangije yagombaga kurangirana ni champion ubu ni free so rero uyu muvandimwe akaba yamaze kumvikana n'ikipe yo muri Saudi Arabia yitwa Al Jubai iyi ni ikipe ikina muri Pro League n'ubundi muri championnat icyiciro cya mbere ibintu byose byararangiye visa ibiki byose Mugongo yarabibonye ategereje basigaye postinga amafoto ari kumwe na Jude Bellingham ngo turasa nayo wabonye se ubwo ategereje ko transfer windows zifungura muri Saudi Arabia zizafungura le premier nabo agiye gukina muri champion kinamo Cristiano yagiye muri champion imwe na Cristiano Ronaldo na Sadio Mane cyane na Neymar na Karim Benzema ni benshi Ballon d'Or Cavani aragiye kabisa ubwo nekereza ko ibyinshi byarangiye igisigaye na bimwe bita invitation ikipe kwemvita nguze nyine bamugirane ibindi biganiro nayo irahari Mugunga arayifite ubwo isigaye kugenda undi ni Hosiana Kennedy uyu nguyu ntajya kura ni J3 Kennedy uziko nta imikino yose amakipe yose national y'abato yakinyemo kandi baracyafite 20 je muzi Hosiana Kennedy muzi kumumena Hosiana ngiye muzi 2015 ariko nibyo niko nikangana akinira niba ari under 50 under 15 ni Hosiana Kennedy n'undi mwana ukina muri Mukura Zuberi ni generation ya Zuberi Zuberi kandi Zuberi twenda kungana ibyo ubwira nyine nako mu Rwanda iri mugufi yaniko bigenda Hosiana najya kura rero nawe yagiye kwerekeza muri Kosovo mu ikipe yitwa Kef Gilan yarakwiye gukina ahantu haba abantu baterana imigezi hajya no wakubise Yusuf yarwanye na Yusuf bari bacitse babiri ikipe ariko Hosiana Kennedy haracyari mu tubazo ikipe yo yarangije kumva deal yose Hosiana Kennedy kubera nyine icyo kibazo cyo guhindagurana imyaka passport yabaye ikibazo ariko ntago Kennedy ari we kibazo kuko ntago ari we ha passport urumva abamuhamagara nyine urumva nationali yahamagawe yagendera kuri passport ya leta ino batanga yanuza so rero wese yemera ingahe yakemeye akakapa ibyangombwa urumva iramutse ibaye myinshi niyo kipe yagendeye ku muri mike ishaka kubyihinda leta rero nani federation yarabikoze niyongere imufashe kugira ngo rero biracyari ikibazo cya passport kubera uko guhindagura imyaka ariko iyo kipe yamaze kuba ikonfirma ndumva transfer numva nizeye nizo ni ya Mugunga ni ya Kennedy indi transfer nzagarukaho nko kuwa mbere ni transfer yitwa y'akapeti kitwa Iradukunda Eritatu ndetse na Hakimu Hamisi abareba ariko ngo bashaka ariko biragoye cyane kubera ko amafaranga bari no kwakana ni menshi cyane biragoye ashaka kugira Eritatu agomba kugenda hanze nzabigarukaho ku munsi wo kuwa mbere agomba kugenda Eritatu agomba kugenda cyane ariko za refresh ndumva ngiye muri siporo
oya turacyari muri siporo nabatamu nyine ubwo nkugejeje twinjire muri Rayon tugeze aho bikeneye abantu benshi bategereza amazi iyo bigeze muri Rayon hano turi harya bahita Valhalla hibutsa abantu gato hano ni muri Valhalla noneho ibintu byabaye ibindi hari ukuntu mwiziraga ngo ariko ngo urumva ngo icyapa ngo nitukibona neza ngo niki nicyo umuntu uyu munsi urahagera arabona icyapa kimeze neza cyane cyane cyo Valhalla urumva ibindi byose ni hano kuri 40 metero nk'ijana uvuye mu cyapa cya 40 uzamuka mu kuboko kwawe kw'ibumoso uretse uhabona ahantu hameze neza cyane n'uwa ngo iyi content dukora sports and entertainment igice cyo hejuru uraza rwose niba ushaka kureba match muri weekend turasoza shampiyona y'Abongereza tumenya Arsenal niba igitwara cyane niba yongera bamwe batangiye kwimanika Uganda bamubonye bagiye nabonye na post nabonye yagiye kabisa Muniga yarayikozemo urumva turamenya niba Chelsea nabonye yarayitsinze Brighton na Man yatsinze yawe ariko Liverpool nawe waragiye naragiye jepa da Liverpool bivuze ngo iyi weekend hano niho hantu honyine ushobora kubona match zose ngo niba uri umukunzi wa Arsenal uzawireba Arsenal yawe ikina na West Ham niba uri umukunzi Man City zakina na West Ham Arsenal ikina na Everton Chelsea na isoze na za Tottenham nuvuga ngo buri match yose hano hari screen zirenga enye ushaka kureberaho match zitandukanye uvuga ati ngewe ndundi muri cya shampiyona ya Espagne bakagushyiramo ibyawe ukirebera muri cya shampiyona y'Abongereza cyangwa y'Abataliyani donc naho ngaho hanyuma nimugoroba hamara kusa nk'aka zuba karenga babantu banyeganyega kamanuka hasi sasa rero muri club nziza cyane irimo mu DJ wa mbere mu Rwanda irimo ababyinnyi beza niho hano mbere ushaka kunyeganyega no gira ikibazo ushaka kwiga imodoka rero nagane Giselle Driving School hamagara 0784 4459 822 0784 84 45 982 uwo mukobwa yagufasha ukababona perme byoroshye umva mwicarana uri kumureba kabisa uvuga ati aha ikimero noneho nabonye yambaye sawa abagabo munyanyagire mugenda umukobwa bigisha imodoka twigwira na kaskola gake dusomaho ibintu byose twangoye amazi meza ya Virunga nakundi Virunga niho turimo Okay. So ibyo byose turabishesha Skol ariko. Na The Bonds. Na The Bonds Entertainment. So ubwo twari tugeze muri Rayon. Niyo mpamvu twari tuvuze Skol raga. Ese wavuga rero ni Rayon Skol bijyana. Murera. Twamanutse rero muri iyi weekend rero. Aha ngenda shaka Inyanza. Ni umwiherero uri. Ubwo nukuvuga ngo nakugaruka Nyabarongo wa twagiye Inyanza twakomeje none ariko uburyo bajya mu nzo mbona bagenda basubirayo yarago tuzasubira aha bimeze bite muri Rayon ejo umwiherero isangahe uzabera he hotel yitwa Diana Inyanza muri Diana Hotels je pense ni Diana Hotel kanongere ndebe ndacyayi sangahe reba neza kuri ayo makuru kugira ngo abareyo bamanze bumve ubundi mwiherero ugamije iki mwiherero iminsi 3 ngo na telefone telefone ziremewe bageza iryo tegeko bari kuraho telefone ntago umuntu azavana Kigali atari kuri telefone yego ariko kwinjira mu cyumba cy'inama ngo no kuzisiga muri box ase uyu mugabo ko ari kuzana igisirikare cyinshi mu baturage rero hari n'ikintu nshaka kukubwira kimwe ibintu ari gukora no kwinjizamo abareyo DNA ya Rayon Sport DNA n'umurongo ashaka kugendera mu Rayon Sport n'abasivile wana kandi abasivile kandi bari na retired captain nyine urumva biregare yo twayimenya arabisanzura bashaka kuza bagatuka perezida wabo bakamumanuka gakabogacya yegura iyo niyo reyo tuzi naho ibintu byo bangoreyo ntizavugwamo ariko iyo reyo uzi yatorwaga n'abamambre barenga 400 barenga 400 no ariko ubu ngubu abemerewe kuri stati cyashya Rayon Sport abemerewe nabagize nabahagarara iki ama fan club kari fan club usanga no mu Rwanda fan club zihagarirwa n'umuntu wayishinze mwana shako yarashinze ko yifite akabari runaka gategwa inkunga na Skol akahita batirika nshinga akabari giteguramo fan club ikamenyekana ongo azajya mu nama na gitekereza zatanga kizima kandi arimo abanyamupira baza umupira abo bantu bemere gutora umva ngewe rwose reyo ubundi reyo reka nkoresha ijambo rikomeye
ariko rifite icyo rivuze. Reyo yandagaye niyo tuzi, niyo Reyo tuzi twara ibikombe, naho iyi Reyo bameze nk'abashyize muri koperative. Yandagaye rero nayo ntabwo ari sawa. Reka dufatire ku murongo, reka turebe. Nahoze mbona muvuga ngo umwanya wa kabiri ngo n'umwanya wa gatatu mu gikombe cy'amahoro ngo ubwo iyo sazo yabaye mbi gute? Yabaye mbi cyane 100%. Kandi president yabyivugiye ngo muvuga ko nje simamanya na president wa Rayon Sport ituvuga ngo natwaye ibikombe mu bagore. Abagore ntago ari ikintu waza kubwira ikipe ya Skol mu mbabarire. Rayon Sport yambara Rayon Sport. Yambara rero ariko nubango ni nkuko uyu munsi wa none urumva ari ikipe bitwa Forever Women. Yambara icyatsi n'umweru. Ya Saidati wahoze ari president wa Kiyovu Sport. Saidati wo muri RPF ngo sinzi ibinashinzwe. Ni yahoze ari honorable. Ariko honorable hirya ari hinduka ubwo ni honorable Saidati Mukanoheri. So nuwango impamvu nari mbivuze iyi kipe polisi irashaka kwitiza kuko sezitaha nta kipe igomba gukina nabara bazasohoka. Polisi nta kipe y'abagore igira, irashaka kwitiza izina ryayo kugira ngo ipresente nk'ikipe bakorane MOU. Yagiye muri first division kandi ntago polisi yajya gutangiza ikipe mu cyo cya kabiri ifite ahantu yatanga amafaranga bakabahereza ikipe. Oya no kugira ngo isohoke kuko ntuwemere gusohoka nta kipe y'abagore ufite. So niyo mpamvu apera yabishyizemo imbaraga cyane. So niyo mpamvu ndi kukubwira ngo uyu munsi wa none polisi ishaka gukorana MOU na Forever Women Girls, ariko ntago ikipe bari ya polisi. Uyu munsi wa none Skol yakoranye MOU na Rayon Sport kugira ngo igire ikipe, ariko ntago ikipe ari makuru nari ifite nakandi gashoma ni Rayon Sport. Okay, reka tubifatire nkuko muri uwo mujyo, ariko ntago ari ikintu wa presenter ngo abagore batwaye Peace Cup ngo na championnat abagabo ba kabiri muri Peace Cup wa gatatu bakuyemo na Bugesera. Uri kumva barakubiswe na APR muri phase neto no mwaka Raferi. Oya yaraferinze kabisa. Dibi narimo aravuga rwose na Jean Fidel ndajya mubwire ko iyi kipe y'Abanyarwanda atangiye ku oya ubwino buhari nuko izabirimo ikipe byatangiye abafana baririmba izina ntamenye Patrick. Sibyo ndavuga ko ari we ariko nibyo ngo ni gukora recruitment kuko nge naguha nk'urugero nge ibyo nzi niziye nimba reka dufate muri iyo kipe y'abagore yazanye abagande b'abakobwa batawuhamya. Sibyo nibawuhamyaga barushwaga n'abana b'Abanyarwanda basezereye abatoza barabanga kandi we yarensistaga ngo abana barabizi. Sibyo yazanye abakinnyi muri Rayon Sport barafeiringa ba Gomez na ba Arsene Kamara nabo ngabo bandi bafeirinze. Yarafite iseno ni mwiza, yari yaratubereye mwiza baramurekura. So ikintu gihari kuri namenye Patrick wo mu mwihero sindi kumubona i Nyanza. None se ngo yatakaruko ko ibyumweru yakoze yatangiye konje ahubwo konje ari kwe president. Kuja namenye yarakoze cyane none se nimba yarakoze ibintu agaferinga umutwiri kumurya akabanza ruhuke. So ikintu rero ariko amakuru nge mfite cyangwa avuga ibyo umwiherero nuko uzajyamo abayobozi ba fan club president na vice president cyangwa president na SG buri fan club hakiyongeraho babagabo bigize gushyirwaho na RGB mu buryo bwo kugira ngo banonosora amategeko ya Rayon Sport. Murenzi Abdara Tadeo hakiyongeraho n'umuntu bita Hilary. Akaba rero hari izindi nama ziri Kigali zimwe ejo zivugaho zirebero zo zamaze gutora komite ya Rayon Sport nayo. Iyo komite ngo igizwe nande president impamvu bari batanye kuvuga Tadeo ariko impamvu Tadeo bamuvuga nuko yemewe n'iki na RGB. Aremewe kuko no mu matora ari yicaye muri BK Arena azaba ari no muri iyo mwiherero. Bivuze ngo rero ni icyifuzo babagabo bamugejejeho agenda abwire nde retired nabyemera retired captain Jean Fidel wa Yezu reka nge ndivuga neza tutazabura kambwe ati mwana wanjye ujye uvuga izina ryanjye neza. Nabyemera kurekura Tadeo arafata ubuyobozi ariko nanone amatora akaba atemewe. Bagaruye Murenzi se ko nta gakira umuyobozi wa Federation y'amagare. Murenzi yari sawa Murenzi bamugaruye ko ariko bukano kanyakene umuntu ufite amafaranga Tadeo afite amafaranga. Ese Murenzi nta kintu ariho ari amafaranga afite ariko bamufasha none se iminsi yayiyoboye kugira ngo Gacinya yishoboye agira amafaranga. Ako kuba yarayiyoboye yatagira amafaranga Gacinya na Murenzi baratandukanye abantu bari differ. Nyine Murenzi ariko Murenzi nuvuga ngo ikintu ngiye mbona RGB shaka umupolitisi sibyo kugira ngo biborohere kuko kugira ubwiwe yivugiye yuko RGB takibirimo. Nuvuga ngo
biborohere ko babona access y'amakuru ahagije ya Rayon Sport. Kuko amakuru bakeneye nayaye cyane cyane nyine aya madira bakorwa y'amanyanga. Rayon Sport ibaze ko ubusebuzwe gukorwa ayo manyanga na leta yadarimo ngo nta konti igira, ngo ni negative, ngo ni iki niki. Oye wenda washaka kubaza document ya Rayon Sport yaho uwo bita Ganijuru yaguriwe ukayibona. Yego. Ushaka kubaza wenda ibyangombwa bya structure ya administration ya Rayon Sport ukayibona. Ariko ntago nizera ko uwo bazana wese abona office ahiri ari umureyo wa nyawuzi n'umupira byamunanira kwicara muri office ngakurikirane byaje. Yewe iyi reyo nayisubiza Murenzi Abdara. Murenzi n'umureyo na papa we nande mva. Njyewe rero kano ngiye kubitekerezo byanye n'imyumvire yanjye nk'umuntu ukunda umupira. Ukunda umupira. Rayon Sport nayo umuntu ufite amafaranga. Oya Rayon Sport umva nkubwire. Buriya nuko Richard yazanye igitugu cyane. Ntamenye karimi ko kureshya abarengo bayatange. Ni ryari reyo itsinda yabuze amafaranga ryari. Umuntu wese ufite akarimi umugabo bita Prosper umubona. Prosper umuntu wegire retired kurenza n'abana bagabo. Ni bagezeho bagashwana. Bapfuye hari ingingo Francis umwaka washize. Urabyuka ko ari match Rayon Sport igize kubitwa nk'eshanu. Yamaze saison itsinda match 6 zikurikiranye byari bimaze ng'imyaka 16 bitaraba. Ikubita match zikurikiranye ari ya mbere. Irongera ikubitwa izindi z'umufiririzo. Izikubiswe bakora inama ngo bagiye gusezerera nde hari ingingo. Baricaye umugabo aravuga ati ngenda baha amafaranga mu musezerere Prosper. Yego. Ati se hari ingingo yarafite abantu bagendana. Ariko buretse gato reka tuanze dusesengure ku by'inama y'ejo. Nitwinjira deep muri iminota iradufata. Reyo ushaka kwivuga umunsi wose. Ukwezi. Ni ukwezi. Sawa, inama rero. Inama ejo imeze ite? Inama ikigiye kwigwaho. Cya mbere ni umusaro leta agiye kwerekana ibyo yagezeho mu gihe amaze. Ntabyo. Mu myaka inamaze ntabyo. Kubera ko na champion irimo. Nta champion irimo. Reyo yayigejeje ahantu itaragera mu buzima bwayo ku iya karindwi muri champion. Ibyo ni bwa mbere nari mbonyereye yageze kuri uwo mwanya. Ikindi Rayon Sport ibintu biri administrative muvuga nese hari inzu yayifite wenda mubango iba mu biro byayo dakodesha yavuye no muri etage ijaziniya uzumva hari imodoka ifite se oya ni iki kizima sini uvuga ngo ikigaragara ibintu biri tangible bigaragara we rero we afite ibyazerekana ni academy za mwese uvuga ati ni product tuvuga ati wenda aba nabakinyi ba Rayon Sport bahazaza ntabo aza present abakobwa ba score nta kintu oya na academy karari hari junior sinigeze kubona ya junior bajyagamo ugatanga 50 kugira ngo ujye witwa myinshi iracyakora se yarangiye gute si Batista ari wayitangije iriya yarangiye yamaze ukwezi reka turebe ubwo babantu bari abo nabo tuzumva amakuru yabo abo batanze rusenkani bureka tuzumva ayo mafaranga se ahubwo yo yagiye tuzumva ibyayo tuzumva ibyayo nayo iyo niyo myanzuro azajya gutanga inama rero izaba iri based ku byagezweho ibikenewe no kwiga ku matora amatora agomba kuba mu kwa karindwi ariko ntago byahuranya n'amatora y'umukuru w'igihugu ashobora gushirwa mu kwa 10 nubundi niko ni no SS yatoye mu kwa 10 yego nubundi yatoye mu kwa 10 nta mezi make abura yego ariko agomba kurangiza na saison tukamutora cyangwa tukamukora none se aravuga kasha umwango ngewe Itadi yavuze ko abare niba mugira icyizere azagumaho ikintu ushaka ko inama ikora cyangwa uyumwiherero Itadi nagenda muri kirabareyo ibyabo ababwire ati mwabareyo dore ikipe yanyu aho nyisize ngaha uko muri abafana mwemewe na RGB mwishake mubayobora mwishake nubango tugiye gutangira recruitment Rayon Sport mbaye nyiretse ngiye kwiruhukira igihe cy'amatora nikigera muzatoro mushaka avuga ati nta yindi manda shaka niwe muntu wa mbere wabukoze igikorwa cy'ubutwari ubuyobozi buraryoha ingomira rura ariko ya stadion ni hatari ubuyobozi buraryoha so none se we uprefera umwe muri abo bantu bari mu nama twongeho nabo bantu RGB yemera uprefera ko Murenzi ari waba ufite Rayon Sport Murenzi bamuhaye Rayon Sport mvuga ukuntu ibintu byagenda iby'amafaranga sitake Murenzi nuko ubushize wenda yayibayemo ari meya akayijyana i Nyanza ubu ngubu Murenzi ayifite afite amaboko ya Skol iri hariya afite amaboko ya Visit Rwanda nabonye iradira Visit Rwanda ari kumeze ute na Skol nabyo nzi nje mbivuge Visit Rwanda yivuga nimba ari kintu yizeho nyacyo ndamenye nubango Visit Rwanda irashaka kuza muri Reyo no hari amakuru avuga ko
Visit Rwanda izajya isapotinga no makipe yose asohoka ahagarariye igihugu. Ariko Rayon Sport ikaba hajemo deal yuko izakina Sekafa izahumutumirwa wa Sekafa Kagame Cup izabera Tanzania mu kwa 7. Visit Rwanda ikaba ishaka ko Rayon Sport izagenda yambaye muri iryo rushanwa. So Rayon Sport rero bakavuga ati twe nta kibazo, ariko dufite main sponsor witwa Skol, dufitanye amasezerano. Urashaka hano imbere kandi naho niho Skol ari. Niba ujya mu mugongo nta kibazo. Visit Rwanda toya mu mugongo ntabwo bazatubona. Twebwe umva ukuntu ibintu biri ugende. Twe turashaka imbere. Ubu niho hantu biri kiri kibazo, barimo barareba niba iri rushanwa ntacyo riri bubangamireho Skol. Kuko ntago riri mu masezerano nayo. Wenda Skol baba bati wenda ni shampiyona y'amahoro no hanze. Ariko mu mikino ya CAF iri rushanwa rero ntago ni ryigenga. Bakavuga ati dushaka kwambara Visit Rwanda gusa. Urumva we nta kibazo. Urumva tukayihorera. So ubwo bivuze ngo naho narinzi amakuru ya Visit Rwanda na Skol uko bimeze. Ni nagari Visit Rwanda na Skol. Visit Rwanda na Rayon Sport. Kubera yuko ariko Skol umva yivanzemo. Skol n'umuterankunga mukuru wa Rayon Sport. Sibyo? Nimba babahereza umwambaro Rayon Sport yambara uri mu masezerano ya Skol. Ni Skol ikoresha imyambaro Rayon Sport yambara. Uri kumva icyo kintu? Biri mu masezerano ibikoresho byo kwambara iby'imyitozo. Ariko mu yahe marushanwa? Mu marushanwa yose Rayon Sport agomba kwitabira na limite y'irushanwa Rayon Sport yajyamo ritarimo Skol. Ibya rero reka tubihagarikiya. Reka dutegereze umwiherero. Nta transfer irimo. Transfer ya Rayon Sport ni kuwa mbere. Umwiherero gusa haracyavugwa ba Sefu ba ni Elijah cyavuga abantu bari aho ngaho, ariko abo kubavuga nabawona nabaracyavugwa abawogera baracyavugwa. Dukeneye Rayon nshya. Rayon kigomba kuboneka kuwa mbere tuzamenya igisubizo. Rayon nshya ntago ari Rayon ya Sefu. Ntago ari ya Muhajiri. Ntago ari ya Muhajiri. Ntago ari Rayon ya Onana. Afazara kugira ngo unzanire uwo. Wajya kunzanira Bedi muri polisi. Kwamati ngwino nabo shobozi. Nabo shobozi bari. Ntabwo. Mugire umunsi mwiza, reka dusoreze hano. Dusoze se ni showbiz nta kintu tubabwiye. Showbiz twababwiye. Oya twabaha update nyanyagira mu bintu bya Kigali Universe. Byari byo wicenga. Kigali Universe. Kigali Universe igomba guteganyijwe ku tariki 18 na 19. Kigali Universe Bruce Melody ashobora kutagaragaramo kubera yanda. Reka duhere kuri kano kantu. Bruce Melody agiye gusohora indirimbo bita Sowe izasohoka mu kwa 6. Yagomba kuba ari bukora album launch muri kwezi kwa 5. Yayiteye ipine ntago izasohoka. Indirimbo yitwa Sowe. Sowe nyine Sowe. Yagombaga gusohoka mbere kuri album. Ariko yavuze ngo agiye kubanza sohora indirimbo ziri kuri album ngo album izaze bayizi. Ntago ari nka kuno abandi basohoraga ama EP. Yagomba gukora launch album cyangwa sohora EP yuzuye album muri uku kwezi kwa 5. Yahise abisubika ngo ni mu kwa 6. Ndakubwiye ko event ya mbere Bruce Melody uzamubona muri mu kwa kangahe? Mu kwa 7. Indirimbo izasohoka mu kwa kangahe? Kwa 6. Ibanze guhuma amaso. Ubwo ni nayo ashaka gukorera tour. So muri Kigali Universe biri kuvuga ko Bruce Melody adashobora kutazahagaragara kubera uburwayi. Ejo tuzadufita amakuru y'indani. Oya nta y'indani ntago azahagaragara. Nta bindi bigize. Urashaka kumenya ibindi? Twigenda. Ubwo urabikonfirmye ko nawe. Ubwo ndashaka we nagusiye ndi gushaka. Uko umuntu yaranyandikiye n'ijoro arambwira ngo ibintu wavuze kuri Bruce Melody ngo nakiri foto hanze y'ukuntu ameze kano kanya ngo ukabona gifite yanda biragenda gute. Namubwira ati ubwo yaba bamuteye inda ntago yaba ari yanda. Kuko Samdi Hot agaragaye Kigali Universe ho niho tuzamenyera ukuri ko yakoze plastic surgery. Ariko ngewe ndashaka interview ya Melody Samdi. Ngo mu kiganiro Yes Samdi nzaba mari in touch tuzakora live kabisa. Tuzakora live tuzaturi Kigali Universe live. Akinjiramo nzahita mukwereka. Wewe cyangwa umunyereka. Sawa. Diamond na Zuchu basubiye mu rukundo. Narano rw'imitwe. Ya bari Dubai bari bakoze event bari kumwe ya postinze ngo Dizu Dubai. Dizi Dubai. Diamond Zuchu Dubai bari ku mamoto bameze neza. Twizere ko biri bikomeze uko byari bimeze. Nababwiye ko na Pifra na Bulldog nyuma yuko bari bagutegura. Ngo barwaye amaso. Ngo nimba bayita conjunctiva villa what. Amaso y'amarundi aratumaze kabisa. Barwaye amarundi bamaranye iminsi. Ubwo projet bibaye ihagaze. Projet indirimbo igomba gusohoka. Izasohoka ryari? Yagomba gusohoka ubundi muri iyi weekend. Ako Pifra so indirimbo yiwe ari wenyine. Projet Tough Gang yagomba gusohoka muri no weekend. Kandi tutegereze turebe. Kuko boss wabo ni The Ben kano kanya.
arabayoboye niwe ushaka kugarura Tuff Gang nawe azaba yirimo se iyo ndirimbo oya Tuff Gang nyine kubera Green P ashaka Green P asubire ku murongo asubire mu muziki agaruke kuri gahunda nta ako P ni umuhanga ariko sinzi ukuntu babyara Tuff Gang n'abahanga bose n'abahanga ubwo si ibyo se nibyo ayo uyu munsi reka tuyahinira hanyuma tugaruke ku munsi w'ejo kamushimire cyane urakoze cyane reka dushimire n'abadukurikiye twizere ko ibintu byose bimeze neza ewana God bless Emi akanda akanyenyeri